Ikibazo atsinzira hano ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese bakurikiye Road Rules Academy. Inice n'abagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Niba uri mushyashya kuri ino channel nkwaye ikaze, icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukibuka gukanda kuri iki gikumwe bitugaragaza ko ino video mwayikunze, kandi ukibuka gusiga comment y'amanota ugiye kugira kugira ngo turebe n'abantu uko baba baje kwiga bakarangiza na video. Rero byose urangije kubikora, reka mbibutse ko nitwa Jemuve njye wagezaho amasomo nk'aya ngaya. Ushaka code wanyandikira kuri iyo nimero ubonye ibumoso bwawe hejuru, cyangwa se iyo ndaza gushyira ku musozo w'ino video kugira ngo nkufatire code nawe ube wajya gukora ikizami. Tudatsinze rero hano ikibazo cya mbere, reka mwese ufate agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo rero amanota bari kugira muri ibi bibazo 20 byateguwe. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uremere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni? Ese mu mijyi no ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uremere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ubwo buremere bungana iki? A. Toni 24, B. Toni 10, C. Toni 16, D. Toni 53. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni toni 24 cyangwa ni B ni toni 10? Ese ni C ni toni 16 cyangwa ni D ni toni 53? Ese hano mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uremere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 bungana iki? Twandike hano igisubizo ni A toni 24. Hano mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uremere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 bungana na toni 24. Igisubizo ni A ni toni 24. Tudatsinze rero hano ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Ese nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ingana iki? A muri metero 150, B muri metero 50, C muri metero 20, D muri metero 10. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni muri metero 150 cyangwa ni B ni muri metero 50? Ese ni C ni muri metero 20 cyangwa ni D ni muri metero 10? Ese hano nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni C muri metero 20. Byibuza iryo tara rimurika cyangwa se riranga cyangwa rituma izo nimero z'ikinyabiziga cyangwa plaque y'ikinyabiziga igaragara igihe ijuru rikeye, byibuza rigomba gutuma izo nimero zisomerwa muri metero 20. Igisubizo ni C ni muri metero 20. Tudatsinze rero hano n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoro kikuriwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoro kikuriwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibihe bipimo ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye? A metero 1 na santimetero 25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni metero 1 na santimetero 25 cyangwa ni B ni santimetero 30? Ese ni C ni santimetero 75 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ubugari bw'icyo kinyabiziga cyangwa se ubugari bw'icyo kinyabiziga ntibugomba kurenga ibihe bipimo kuri icyo kinyabiziga kidapakiye? Twandike hano igisubizo ni B santimetero 30. Hano ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande ntiba bugomba kurenza santimetero 30, naho ku ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari metero 1 na santimetero 25 hamwe n'ifite ahandi n'idafite. Rero ibyo bintu nabyo mujye mumenya kubitandukanya. Nkomeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri ino channel cyangwa se wari usanzwe ukaba ushaka kujya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, ndagusaba gukora subscribe
wibuke gukanda like kandi ntibagirwe gusiga comment y'amanota ugiye kugera muri bibazo 20 byateguwe. Ikindi kandi mu gihe ukoze subscribe wibuke gufungura inzogera kugira ngo ntakagere video n'imwe dukoze gucika. Bantu banjye nimba ino video muba mwayikunze jya wibuka gusiga ukanze kuri iki gikumwe kuko nibyo bitugaragariza ko video mwayikunze bikadutera n'imbaraga zo kugumya gukora izindi. Rero tuba tubibasaba kugira ngo natwe ubwacu bidutera imbaraga kandi munateza imbere ishuri mwigamo. Tuzatinze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ese mu nzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri iyo tubonye uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? A. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D. Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A no kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe cyangwa ni B kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso? Ese ni C hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa cyangwa ni D gukatira iburyo gusa utanyuranyeho? Ese ni inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri iyo tubonye uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Twandike hano igisubizo ni B kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Hano nta kindi ruhande rw'ibumoso rudufasha mu gihe turubonye cyangwa se mu gihe ari inzira y'ibyerekezo bibiri. Uruhande rw'ibumoso rudufasha kuba twanyuranaho, ubwo ni ukudepasa nyine mu zindi ndimi cyangwa se mu bundi buryo ni ukudepasa ikinyabiziga kiri imbere yawe. Rero urwo ruhande rw'ibumoso rudufasha kunyuranaho by'umwihariko hari imirongo icagaguye. Turatinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni inzira y'abanyeshuri cyangwa ni B abanyamaguru ntibemerewe? Ese ni C agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga cyangwa ni D hegereye aho abanyamaguru bambukira? Ese iki cyapa iyo ukibonye kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D hegereye aho abanyamaguru bambukira. Iki cyapa nk'uko mubibona kiri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa rero kiri mu byapa bibuza ku bantu baba batabizi. Ubwo impamvu mbasobanura ikibazo ku kibazo cyane cyane ku bintu by'ibyapa ni uko hari abantu bashyashya baba batari bagasomye n'igazeti, mbagira ngo mbibasobanurire nyine mujye murushaho kubyumva neza kugira ngo murusheho kugendera hamwe. Tuzatinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Ese mu bimenyetso bimurika iyo ubonyemo itara ry'icyatsi rikubwira iki? A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni ukwitegura kugenda cyangwa ni B ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso? Ese ni C hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'umuhanda ifunze cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano uri mu rugendo cyangwa se wari uhagaze ukabona itara ry'icyatsi nk'umuyobozi w'ikinyabiziga rikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B uburenganzira bwo kurenga iki kimenyetso. Itara ry'icyatsi mu bimenyetso bimurika risobanura ko ugomba kugenda nyine urarirenga kuko niryo riguha uburenganzira bwo kugenda. Nayo rihindutse umuhondo riguteguza guhagarara ndetse ukaba ushobora no kuba wahagarara niba nta cyago byaguteza. Ikindi ryahinduka umutuku birumvikana ugomba guhagarara aho ugeze. Niyo mpamvu rero iyo ubonye itara ry'icyatsi riguha uburenganzira bwo kuba warirenga ugakomeza. Igisubizo ni B. Nkomeza kugusaba gukora subscribe nimba utari wayikora inshuti yanjye kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Niba izi video hari ikintu zigufasha kandi wibuke gukanda kuri iki gikumwe bitugaragariza ko wayikunze aho gato munsi ya video, kandi ntuze kwibagirwa gusiga comment y'igitekerezo cyawe cyangwa se amanota ugiye kugira ukanayisangiza inshuti zawe. Tuzatinze rero n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka? Ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki? A. Nk'umunyamaguru. B. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. C. Nk'umugenzi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A nk'umunyamaguru cyangwa ni B nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese ni C nk'umugenzi cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki? Twandike hano igisubizo ni B, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, kuko nk'uko nyine mwabyumvishe no mu kibazo bakoresheje umuyobozi usunika ipikipiki, ntabwo bavuze ngo umunyamaguru usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki, ahubwo ni umuyobozi usunika ipikipiki, kuko nubwo ari kuyisunika ariko aba ari no kuyiyobora, niwe uyiyobora. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B, umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Igisubizo ni B. Tuzatinze rero hano ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A, hoteli. B, ibitaro. C, ahagenewe kugwa kajugujugu. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni hoteli, cyangwa ni B, ni ibitaro? Ese ni C, ahagenewe kugwa kajugujugu, cyangwa ni D? B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B, ibitaro. Hano iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga. Bibaza ko ibyapa ndanga ni biba biri mu ishusho y'urukiramende, mu buso bw'ubururu, ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Ibyo byapa rero aho uzajya ubibona jya umenya ko ari ibyapa ndanga, biranga ikintu kiri imbere aho hantu. Niyo mpamvu rero iki cyapa kiranga ibitaro, ku bantu bakunda kukitiranya n'inoha ya hoteli, ntabwo ari byo, ahubwo gisobanura ibitaro. Rero nta nubwo ari ahagenewe kugwa kajugujugu, cyane cyane ahantu ha rokobuteri naho haba harimo ikirango cyaha aho yagenewe kugwa, cyangwa no kuri hoteli ukaba wahita uvuga ngo ino habwa isobanura hoteli, ariko ubundi iyi ngiyi isobanura hospital, ivuga nyine ibitaro. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Tuzatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ese hano mu gihe hari ibihu ni ukubera iki tuba tugomba kugenda twagabanyije umuvuduko? A, ni igihe feri idakora neza. B, ni igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C, ni igihe moteri imara ngo izime. D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Hano urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni igihe feri idakora, cyangwa ni B, ni igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana? Ese ni C, ni igihe moteri imara ngo izime, cyangwa ni D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere? Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Hano nta yindi mpamvu tuba tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu, ntabwo biba byoroshye kubona ikiri imbere. Niyo mpamvu hano ugomba kugenda wagabanyije umuvuduko. Murabona nk'iki kibazo uretse igisubizo cya D nicyo cyari kijyanye n'ikibazo cyabajijwe. Ibi bya A na B na C ntibyari bijyanye. Ku bantu rero hari ukuntu usoma ikintu ugahita ucyumva atari ngombwa kuba wenda hari n'ahantu wagiye ukibona kenshi, nk'iki ngiki wagishyizemo inyurabwenge ukamenya ko hano bari kubaza impamvu, hano ukamenya n'igisubizo ukwiye gusubiza gisobanura ko impamvu. Ni ibintu biba byoroshye guhita ugisubiza. Rero ako kantu mu gusubiza nako mujye mugatekerezaho. Tuzatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti ni icyo ugomba gukora igihe uhagaze mu muhanda igihe cy'ibihu? Ese hano mu gihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu ni iki kintu uba ugomba kuba wakora? A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. B, kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni ukureka amatara ndanga akaguma yaka, cyangwa ni B, kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka? Ese ni C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka, cyangwa ni D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka? Hano nicyo ugomba gukora mu gihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. Twandike hano igisubizo ni A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. Hano nta kindi ugomba gukora mu gihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu, ugomba kureka amatara ndanga akaguma yaka. Bigafasha abandi bayobozi b'ibinyabiziga kuba bakubona, kuko iyo uyacanye nyine nibwo abayobozi bamenya ko aho hantu hari ikinyabiziga, kuko ayo matara nyine aranga ikinyabiziga kiri aho hantu. Bivuze ngo rero hano ugomba kuyareka akaguma yaka, bigafasha abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukubona. Tuzatinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga, cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A, birabujijwe gukata iburyo.
B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Birabujijwe gukata iburyo cyangwa ni B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukata iburyo. Ese ni C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo cyangwa ni D. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ese hano iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Birabujijwe gukata iburyo. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza. Bibutsa ko ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa rero kikubuza gukata iburyo nk'uko muri kubibona, ino fureshi igana iburyo kandi ni mu byapa bibuza, bivuze ngo ntabwo byemerewe gukata iburyo. Bibutsa ko ku byapa bibuza nanone uno murongo baba baciyemo utukura umeze nk'aho wagabanyijemo iki cyapa mo kabiri, nta kindi kintu uba umazemo, ariko byose bisobanura nyine ikintu kibuza. Ariko ku byapa bitegeka n'ibyapa ndanga bisobanura iherezo. Datinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. Sano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga witegura kunyuranaho ibumoso, birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Ese ni iki kigomba gukorwa? A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo cyangwa ni B. Sinshobora kumunyuraho. Ese ni C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Sano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga witegura kunyuranaho ibumoso, niki wowe wakora? Twandike hano igisubizo ni C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Witegereje neza kuri iki kinyabiziga byibuza urabona ko iki kinyabiziga kiri mu muhanda w'ibyerekezo bibiri. Ikindi kandi nubwo kiri kumanuka, witegereje imbere yacyo gatoya neza wabona ko hari umurongo ucagaguye. Bivuze ngo rero hano uremerewe kuba wakinyuraho. Rero hano ugomba kukinyuraho uciye ibumoso ariko ubanje kureba ko ufite umwanya uhagije. Datinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti ibi byapa byo mu muhanda birambuza kunyuranaho ibumoso. Asano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ibi byapa biri muri uno muhanda bikubuza kunyuranaho ibumoso cyangwa oya? A. Yego birakubuza kunyuranaho ibumoso. B. Yego iyo ufite umuvuduko wa kilometero 90 mu isaha. C. Oya. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Yego cyangwa ni B. Yego iyo ufite umuvuduko kilometero 90 mu isaha. Ese ni C. Oya cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Sano wowe urabona ibi byapa witegereje neza, ndabona ko wenda mushobora kuba mutari kubireba neza, ariko wowe ushishoje urabona iki cyapa kikwemera kunyuranaho ibumoso cyangwa oya? Twareke hano igisubizo ni A. Yego. Hano ibyapa birakubuza kunyuranaho ibumoso kuko witaye kuri ibi byapa bibiri biri kugaragara neza mu maso yawe, wabona ko biri mu byapa bibuza. Ikindi kandi mu byapa bibuza uri kubonamo ko harimo ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Icyo kirango rero ni imodoka ebyiri, imwe iri ibumoso indi iri iburyo. Iy'umukara rero iri iburyo, bivuze ko ubujijwe kunyuranaho ibumoso. Ntusaba gukora subscribe, dukomeze kubana, wibuke gukanda like kandi ntuze kwibagirwa comment y'igitekerezo cyawe ku musozo wa video. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite cyangwa se kirangwa n'iki? A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kirangwa n'ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara cyangwa ni B. Kirangwa n'ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese ni C. Ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara cyangwa ni D. Ni ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo kirangwa n'iki? Twandike
hano igisubizo ni B. Ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Dore ku bantu bajya gukorera ku mpapuro, ikizamini cyo ku mpapuro ni gutya babibabaza bakakikubaza mu magambo, wowe bikaba bisaba ko ugomba kuba icyo cyapa ukizi, ibiranga ibyapa bibuza cyangwa se ibyapa bitegeka cyangwa ibyapa biburira, kugira ngo ubashe kuba wabimenya. Niyo mpamvu rero muba mugomba kubyiga ari amashusho ari n'amagambo kugira ngo bizajye bibafasha. Tubatsinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yari cyagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari ese icyo gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza icyo gice kiba ari iki? A. Ni icy'inzira y'abanyamaguru. B. Ni icy'agahanda k'amagare. C. A na B byose ni ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Sano wowe urone igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese icyo gice ni igice cy'inzira y'abanyamaguru cyangwa ni B? Ni igice cy'agahanda k'amagare. Se ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyo gice cyagenewe iki cyangwa se ni iki gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza? Twandike hano igisubizo ni B, agahanda k'amagare. Hano igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yari cyagaguye bangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Icyo gice kiba ari igice cyagenewe agahanda k'amagare. Igisubizo ni B, ni agahanda k'amagare. Naho inzira y'abanyamaguru ibiri ku nkengero yegutse yo hejuru nyine y'umuhanda. Natinze rero n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Ese hano mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga ageze aho banyura bazenguruka ni ikihe cyerekezo yinjiramo? A. Ibumoso. B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D. Iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni ibumoso cyangwa ni B? Ni ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Ese ni C, ni iburyo cyangwa ibumoso cyangwa ni D, ni iburyo? Ese hano ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Twandike hano igisubizo ni D, iburyo. Hano icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka anyura mu cyerekezo cy'iburyo, cyangwa se nicyo cyerekezo yinjiramo akabona gukomeza ajya mu cyerekezo ashaka kujya mu. Gisubizo ni D. Ndagusaba gukora subscribe, wika gufungura inzogera aho ukoze subscribe, ukande ku nzogera ya mbere ibanza kugira ngo ujye ubona notification ya video zacu zasohotse umunsi ku munsi. Wika gukanda like cyangwa se kuri icyo gikungu kiri munsi ya video tugaragariza ko ino video yakugiriye umumaro, kandi ntiwibagirwe n'igitekerezo cyawe cyangwa se amanota cyangwa se no kudushimira, byose biba byemewe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Natinze n'ikibazo cya 17 kirabaza kiti mu gihe hari undi umuyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho. Ese hano wowe mu gihe hari undi umuyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki kigomba kuba? A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B. Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C. Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije hone. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, cyangwa ni B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga? Ese ni C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije hone, cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Sano mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, wowe ugomba gukora iki? Twandike hano igisubizo ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Hano mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga watangiye kunyuraho, bivuze ngo baba bamuhaye inzira. Rero hano ugomba kugumana umuvuduko wari ufite, ntago ugomba guhita unyuraho undi muyobozi nawe w'ikinyabiziga ukuri imbere, cyangwa se ngo wongere umuvuduko, kuko bibangamira uwo nguwo wari ugiye kukunyuraho. Rero hano ugomba gutegereza agasoza kukunyuraho, bityo ukabona nawe gukomeza. Ntago ugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Zatinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura? Ese ibice by'umuhanda byera bigari kandi biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, byo bice bisobanura iki? A. Guhagarara ku kinyabiziga. B. Aho abanyamaguru bambukira. C. Guha ubushobozi ibinyabiziga.
D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni uguhagarara ku kinyabiziga cyangwa ni B naho abanyamaguru bambukira? Ese ni C ni uguha ubushobozi ibinyabiziga cyangwa ni D? Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano ibyo bice bigari byera kandi biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Twandike hano igisubizo ni B naho abanyamaguru bambukira. Ibyo bice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri nibyo bice tujya tubona mu muhanda byitwa zebra crossing. Ibyo bice rero bisobanura aho abanyamaguru bambukira. Bivuze ngo rero ku bantu bagenda muri iyo mihanda irimo ibyo bice muzamugenda mubibona kuko byinshi tuba twavuze hano. Hari igihe ugenda ku muhanda runaka cyangwa se ugiye ahantu runaka ari ibyapa ukagenda ubibona cyangwa se ukagenda ubona n'ibindi bigiye bitandukanye. Twatsinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti tureba nyuma dukoreshwa. Ese tureba nyuma tumaze iki? A. Dukoreshwa mu kwireba. B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. C. Kureba abicaye inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Dukoreshwa mu kwireba cyangwa ni B ni ukugenzura ibigendera mu muhanda inyuma? Ese ni C ni ukureba abicaye inyuma cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano utureba nyuma dukoreshwa iki cyangwa se dukoreshwa cyangwa tumaze iki? Twandike hano igisubizo ni B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Hano tureba nyuma nta kindi tumaze, tuba tugomba kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma kuko ntago kugira ngo urebe biri kugendera mu muhanda inyuma niba hari igishaka kukunyuraho ntago uhindukira ngo urebe inyuma ahubwo ukoresha utwo tureba nyuma arizo bita retroviseur kugira ngo tugufashe kureba ibiri kugendera mu muhanda inyuma. Nimba hari cyacanye ikinyoteri gishaka kukunyuraho ukawagiye umwanya kikakunyuraho cyangwa se ukareba uko inyuma bimeze ariko ukoresheje utureba nyuma. Rero nicyo tuba tumaze. Ndagusaba gukora subscribe mbere yuko dusoza uko gukanda like kugira ngo dukomeze kubana kandi bitugaragarize ko ino video hari umumaro yakugiriye. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza kiti kunyuranaho mu ikoni. Ese kunyuranaho mu ikoni ni byiza cyangwa ni bibi? Ese biremewe cyangwa ntibyemewe? A. Biremewe. B. Ntibyemewe. C. Biremewe gukoranya ubwitonzi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Biremewe cyangwa ni B. Ntibyemewe? Ese ni C. Biremewe gukoranya ubwitonzi cyangwa ni D? Ibisubizo byose ni ukuri. Ese kunyuranaho mu ikoni biremewe cyangwa ntibyemewe? Twandike hano igisubizo ni B. Ntibyemewe. Kunyuranaho mu ikoni ntabwo byemewe kuko nkuko mujya mubibona mu ikoni mu makoni baba bashyizemo umurongo wera udacagaguye. Bivuze ngo ntago wemerewe kunyuranaho nta guhindukira cyangwa se ngo ujye mu kindi cyerekezo cy'umuhanda. Bivuze ngo rero hano kunyuranaho mu ikoni kuko ikinyabiziga kizamuka cyangwa kimanuka cyangwa se kiri muri iryo koni shobora kutamenya ko hari ikindi kinyabiziga kiri kunyuranaho. Niyo mpamvu rero baba bahashyize ibyapa bibuza kunyuranaho cyangwa se bukashyira n'uwo murongo udashagaguye kugira ngo umenye ko kunyuranaho mu ikoni bitemewe kuko biba bishobora kuba byateza ingaruka ibindi binyabiziga. Igisubizo ni B. Ese ugeze amanota ngahe muri ibibazo 20 byateguwe? Ndagusaba kuyandikira muri comment. Nkamushimira buri mwese twabanye ko video itangiye kugera isoje. Wowe wanyumviye ugakora subscribe ukibuka gufungura inzogera ugasiga like cyangwa se ugakanda kuri iki gikumwe bitugaragariza ko ino video hari umumaro ikugiriye. Imana ikomeze kuguha umugisha kandi no gushimira kuba uri kwandika comment y'igitekerezo cyangwa se amanota ugiye kugira. Ubageza amasomo nk'aya ngaya nitwa Jemuve. Ushaka kode wanyandikira kuri nimero 0713 58 94 nkaba nagufasha nawe ukaba wajya gukora ikizami. Kindi kandi ndagusaba gukora subscribe kuri TV Show kugira ngo naho tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.